ngewe iyo mpagaza kuko nzi izo narokotse, kuko nzi impfu narokotse, numva nabwira uwo ari we wese warokotse jenoside, warokotse icumu, warokotse inkota, warokotse ubuhiri bw'abicanyi, komera, humura, ntacyo uzaba. Iyo akurinze kiriya gihe cya 94, iyo akurinze muri Mata, iyo akurinze mu Masaka, iyo akurinze mu mashyamba, iyo akurinze mu bihuru, iyi Imana iracyakomeye. Ni imbabazi, nkundi Imana ni urukundo. Bivuze ngo Imana iyo ari urukundo inadukangurira gukundana. Hari igihe cyabaye jye numva nanjye ubwanjye nzihorera ko numvaga byanze bikunze bitewe n'ibimbayeho, nzihorera. Ariko nyakuri duhura n'ubuyobozi bwiza, dufatikanya no gukizwa no kwakira Yesu. Mpita numva cya kindi cyari umujinya ubundi nabagaho jye ntavuga, bitewe na jenoside nari narabonye abicanyi barishe. Kigero kubera kuba mu Masaka cyane no mu bihuru, nakunze kubona imirambo myinshi, barisha abantu bari barabaye inyamaswa. Nanjye ubwanjye bangezeho. Ndibuka igitero cyari kiyobowe na Jeanne, cyaraje kingezeho, kigiye bazamuye ubuhiri, bandi bazamuye imihoro, havamo umudamu umwe aravuga ati ako ni akayoka, ako kayoka ni mukihorere, n'ubundi aka kazipfusha, urabona ko karimo agapfa. Yaduhaye inkotanyi, ziraza ziraturokora. Ndagira ngo mbabwire ngo habaye ibihe bibi ntibizongere kubaho. Uyu munsi turwanye abantu bose bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ko jenoside yarateguwe. Uyu munsi hari abari hanze bari gupfobya ko jenoside itateguwe. Jenoside yarateguwe kandi irakorwa, ishyirwa mu bikorwa. Tugendere no mu muco, ubundi nkwiriye kuba umunyarwanda. Shemwe navuze akantu ndi kuvuga, dukwiriye kwigira. Uyu munsi noneho wumva abantu batangiye kuvuga ngo wowe wigize iki, ngo wishatsemo ibisubizo iki. Ariko dukwiye kutanapfobya, kuko kuba Karosi yari imfubyi idafite umwitayeho, uyu munsi nkaba mbyaye inshuro 3, nkaba nubatse urugo, nkaba nkomeje wenda nkaba mbona ubwo bufaranga bwo kwishyura inzu muri Kimisagara. None se mbure kuvuga ngo narigize, nubwo naba naragizwe n'abagira neza bakaba barafashije kugira ngo ntangire ubu buzima, ariko nkomeje n'ubundi urugendo, ndacyari mu rugendo. Kuko Perezida wa Repubulika arahagaze aravuga ngo mukwiye kwishakamo ibisubizo, tuvuga ngo ntibizongera, tukavuga ngo ntibizongere, tugakangura abana bacu kugira ngo bazarwanye uwo ari wese ufite ingengabitekerezo ishobora kudusubiza mu mateka nk'ayo twavuyemo. Rero ntabwo isi yose muri iki gihe irimo iribuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 94. Birasaba rero ko uyu munsi twigishanya, tukabasha gufata abafite imbuga nkoranyambaga, mukagira ikintu kimwe, tugahuriza mu kwigishanya kugira ngo abantu twishakemo ibisubizo, mugahumuriza abo bose bagiye bahura n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, mbega mukabahusura, mukabakora ubuvugizi, ndetse abafite abashoboye bakabasura bakabasha kubafasha mu buryo bw'imibereho. Iyo tugeze muri iki gihe abahihungabana, nanjye ubwanjye nihereyeho, ushize mperutse koherereza madamu ifoto ya famiye, ndamubwira nti aba bose iyo data haba, iyo mama, iyo imiryango ihaba, ubusimba afite akagahinda, ubu nibwo nibutse yuko ndi imfubyi. Ongera ubeho, uracyafite ibyiringiro, ongera ubeho, nta wakurwanya ngo agushobore. Wararokotse, iyakurokoye urupfu rukomeye na n'ubu iracyakomeje kukurokora. Iyakurokoye muri jenoside yakorewe abatutsi na n'ubu iracyakomeje kukurokora.
haracyari ibyiringiro yuko urupfu rwari rwaje kugira ngo rukwice, ariko Yesu umwami, wowe wemera ko Yesu yapfuye cyangwa yavutse agapfa akazuka, ndagira ngo nguhe ibyiringiro, Yesu aracyakurinze. Haza ibihurura, haza ibikomeye, haza ibikurwanya, hazaza ibimeze, ariko ibyo byose turi mu maboko yihoraho, turi mu maboko y'Uwiteka, ntacyo uzaba cyo kurata, ariko ni n'ikirato, kuko abo bose bashakaga ko dupfa ntabwo batubonye. Bivuze ngo iyi Mana yagiye irindira wowe unkurikiye, yakurindiye mu kantu gato, ikurokorera mu rwobo, ikurokorera ahantu hakomeye. Bivuze ngo si imbaraga z'umwana w'umuntu, ahubwo ni imbaraga z'Imana isumba byose. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona ibihe bikomeye, ariko humura, igihe kirageze ngo duhumurizanye, dufatane mu mugongo, dutahirize umugozi umwe, twubake igihugu cyacu, dufashanye, dufashe imfubyi n'abapfakazi. Emerera nongere ngusuze wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro ndetse n'ijambo ry'Imana kuri Karosi TV. Ni igihe dushimira Imana ku burinzi bwayo mu kuduha ubuzima, mu kuturokora. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi ntabwo byoroshye, ntabwo ari igihe nk'igisanzwe, kuko ni igihe igihugu cyose, isi yose turimo kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni igihe imitima yacu ibabaye, ni igihe twumva bitoroshye, ariko nyakuri tugomba kwibuka ariko tuniyubaka. Ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, ntabwo tugomba guheranwa n'intimba, kuko byanze bikunze hari ugukomereka, hari ugukomeretswa, ariko nyakuri tugomba kwishakamo igisubizo. Ko muri iyi si kenshi nudakomeretswa n'umubyeyi uzakomeretswa n'umuvandimwe, nudakomeretswa n'umuvandimwe uzakomeretswa n'umuturanyi. Ariko nubwo twabana n'ibyo bikomere, nyakuri tuzi neza cyane ko twe abizera, abamenye Yesu, abamenye uburyo ijambo ry'Imana rivuga yuko tujya turokorwa n'urukundo rw'Imana. Uyu munsi rero nkundire wowe warokotse, wacitse ku icumu rya Genocide yakorewe Abatutsi, ukomere, wihangane, utsinde, kuko icya mbere turi abatsinzi, icya kabiri turi abantu Imana yahamagaye, turi abantu aho uri hose, akazi kose ukora, ibyo ukora byose jya ubikora uvuga ngo Imana yarandokoye. Nyakuri ntabwo twebwe turokoka kuko abantu bashaka ko turokoka, ahubwo twabonye Imana iturokora. Aleluya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Yesu yaraturokoye. Mu kurokoka rero twarokotse, icya mbere twarokotse urupfu rw'iteka. Bivuga ngo abamenye Yesu twarokotse urupfu rukomeye. Bundi iyi si kandi twe twaremwe n'intoki z'Imana cyangwa se amaboko y'Imana. Byanze bikunze kuremwa kwa Karosi nuko Imana yambonagamo inyungu y'ibyizankuramo. Rero bivuga ngo muri iyo nyungu Satani nawe ahora ashaka kundwanya kugira ngo ntazagera kuri ibyo bintu, ariko ndashimira Imana. Yesu ashimwe. Reka tujye dushimira Imana. Ndashimira Imana kuko itareba nk'uko Satani wareba, kuko washaka kutwica, ariko Mana nushimwe. Ariko Kristo Yesu akarushaho we kuberaho kuturinda. Nawe unkurikiye ubyumve, wowe ubwawe Satani ahora ashaka kukugirira nabi, ariko Kristo umwami
agahora ashaka kukurengera. Niyo mpamvu ibikurwanya, ibigutera, mbega ibigenda bishaka kukwica, Yesu azakabibambira bikabura uburyo bikwica. Dufite ijambo ryahanuwe, niko Petero yavuze, ngo rirushaho gukomera, ngo muzaba mukoze neza nimuryita, ngo kuko rimeze nk'itabaza ry'ahantu hamuritse, ni ukuvuga ngo cyangwa se ahantu hacuritse umwijima, ngo rikesha ijoro. Hari ijoro ryakeye 94, hari ijoro ryakeye muri Mata muri 94, hari ijoro ryakeye mu gihe cy'abicanyi, ubwo bashakaga kumaraho imbaga y'abanyarwanda, ariko Kristo aduha inkotanyi, ziradutabara, zidukuraho umuhoro ku majosi. Nihashimwe Imana kandi hanashimirwe ubuyobozi bwacu bw'ingabo, ndetse bwari burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, waje akabohora, agahanagura amarira y'abantu benshi, imbaga nyamwinshi, aho byari bigereye, agahagarika Genocide yakorewe Abatutsi. Bivuga ngo uyu munsi turi mu mashimwe, dushimira Imana ariko tunashimira ubuyobozi bwa gisirikare ndetse ubuyobozi bw'ingabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi amahoro dufite, imigisha dufite, ni ukubera ubuyobozi bwiza. Bivuze ngo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko tutirengagije ibi bihe turimo. Ibi ni ibihe bitoroheye umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu mu kiganiro cyabanje nasabye kugira ngo basi dufatanye muri iki gihe cyo kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni ukuvuga ngo ababyibuka muzi ko habaye ikintu gikomeye, ubwo ubutegetsi bubi bwariho icyo gihe bwashoye abantu mu nzangano, ndetse byaje kuvamo Genocide yatikije abantu benshi, hapfuye abantu benshi cyane, cyangwa se Abatutsi benshi cyane. Ni nayo mpamvu uyu munsi twavuga ngo never again, ntibizongere. Tugomba kurwanya icyatuma byongera kubaho. Ni ukuvuga ngo ari wowe ari jye, turwanire kugira ngo ibi bintu, iyi Genocide itazongera kubaho. Birakwiriye. So reka dusome Matayo ibice 24 ku murongo wa 24. Bivuze ngo iyo minsi iyaba itagabanijweho, ntihajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Ni ukuvuga ngo iyaba atari Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu ngo aduhe inkotanyi zize zihoshe Genocide yari iri kuba, nta muntu wari kurokoka. Ariko kuko Imana yari yaradukunze, ibona yuko Karosi azabaho akitwa uyu, ibona yuko nzabyaramo, ibona yuko nzabasha kugira nanjye imitima mpumuriza, ibona ko hari abantu runaka nzayobora muri ibi byo gusenga, irangije igabanya iminsi. Hari igihe Imana rero ikubwira ngo mwana wanjye nzakurinda. Nk'ubu urebye aho ubajije muri ubu buhamya turi gutanga, urebye aho ko umuntu yagiye arokoka, uwo ari we wese akafunguka akabasha kuvuga aho yarokokeye, uzasanga hari n'umuntu warokokeye mu gitekateke cyangwa se mu kantu gato. Imana rero yagiye iduhishira mu kantu gato, kuko byanze bikunze Imana iyo yagambiriye uburinzi kuri wowe. Kuko ijambo riravuze ngo iyo iminsi iyaba itagabanijweho, ntihajyaga kurokoka umuntu n'umwe. Byanze bikunze Imana yagabanije iminsi. Hari ibintu Imana yakuye mu nzira kugira ngo wowe warokotse Genocide yakorewe Abatutsi ugomeze ubeho. Kandi n'ubu ijambo ry'Imana riracyavuga ngo baho, ongera ubeho. Uracyafite ibyiringiro, ongera ubeho. Nta wakurwanya ngo agushobore. Wararokotse, iyakurokoye urupfu rukomeye, na n'ubu iracyakomeje kukurokora. Iyakurokoye muri Genocide yakorewe Abatutsi, na n'ubu iracyakomeje kukurokora.
haracyari ibyiringiro yuko urupfu rwari rwaje kugira ngo rukwice, ariko Yesu umwami, wowe wemera ko Yesu yapfuye cyangwa yavutse agapfa akazuka, ndagira ngo nguhe ibyiringiro, Yesu aracyakurinze. Haza ibihurura, haza ibikomeye, haza ibikurwanya, hazaza ibimeze, ariko ibyo byose turi mu maboko yihoraho, turi mu maboko y'Uwiteka, ntacyo uzaba. Ngo iyaba iyi minsi itaragabanijweho ntihari kurokoka umuntu n'umwe. Niko ijambo muri muri Matayo bice 24 murongo wa 22 wavuze ngo iyo iminsi iyaba itagabanijweho ntihajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore, iyi ntore ni Kristo, iyi ntore ni Yesu, iyi ntore yitangiye, we warokotse Genocide yakorewe Abatutsi. Yesu yakwitangiye kugira ngo uzamubere umwana we, kuko uyu munsi twagiye turokokera ahantu hatandukanye, twarokotse impfu zikomeye. Byanze bikunze hari inzira Imana yacishije kugira ngo urokoke, nanjye ndokoke, twese turokoke. Abo bose bumvaga yuko igihe kirangiye, ahubwo nibwo igihe cyatangiye. Uyu munsi uriho, ndiho, twese turiho, ariko ntituriho kuko Satani yabishakaga, ahubwo turiho kuko Satani yashakaga ko dupfa. Ariko Imana haleluya niyo yaje irokora Karosi, irakurokora nawe unkurikira. Uyu munsi iyo tugeze muri ibi bihe, jya ureba icyatumye Imana ikurokora. Korari imwe yararirimbye ngo hari icyatumye Imana ikurokora, hari icyatumye, hari icyo Imana yagusigarije. Mwene da, hari icyo Imana yagusigarije. Ni ukuvuga ngo abicanyi bashakaga kumaraho imbaga y'Abatutsi bose, ndetse bumvaga ko nta n'uwarokoka. Ariko hashimwe Yesu, hashimwe Kristo wabambwe, hashimwe umwami wacu wabashije kuturokora. Uyu munsi rero jewe iyo mpagaza, kuko nzi izo narokotse, kuko nzi impfu narokotse, numva nabwira uwo ari we wese warokotse Genocide, warokotse icumu, warokotse inkota, warokotse ubuhiri bw'abicanyi, komera, humura, ntacyo uzaba. Iyo akurinze kiriya gihe cya 94, iyo akurinze muri Mata, iyo akurinze mu Masaka, iyo akurinze mu mashyamba, iyo akurinze mu bihuru, iyi Imana iracyakomeye. Iyo akurinze nose, iyo akurinze kiriya gihe, iracyakomeje amaboko yo kukurinda. Nanjye iyo nicaye, niyo mpamvu nyambwira abantu ngo ntabwo nzaterwa ubwoba n'abavuga, ntabwo nzaterwa ubwoba n'abantu bavuga, kuko iyo arokoye Faransa, uyu kana k'Imana uyu mukozi w'Imana, ni ukuvuga ngo iyandokoye iyi iracyafite amaboko, ntihabwe icyubahiro. Ni ukuri iyo akurokoye nawe unkurikiye, 94 hari ubunyamaswa bukabije, hateguwe intambara, hateguye ubwicanyi, byarapanzwe. Ibi ni ibyapanzwe, iyi ntambara yateguwe. Ndagira ngo mbwire abantu, uyu munsi niba wararokotse ukarokoka muri iyi Genocide, gumana ibyiringiro. Iyakurokoye abicanyi na n'ubu iracyakurokora. Iyakurokoye ubutegetsi bubi na n'ubu iracyakurokora. Ntutinyishwe n'ibyo wumva, ntutinyishwe n'ibyo ubona. Dukwiye kwiyubaka kugira ngo tugere aheza, kuko uyu munsi igihugu cyacu kiratengamaye, kirimo ibyiza, kirimo umunezero, kirimo ama etaje, abantu bariyubatse, mbega urasanga amabanki ariho atanga inguzanyo, hariho ibimina, abantu bubatswe, mbega ikintu kinini mu buzima. Nyamara muri Genocide wabonaga bitewe n'amatongo yari ariho, wabonaga igihugu cyararangiye. Ariko nyakuri, kubera ubuyobozi bwiza, kubera leta nziza, reka tubivuge gutyo,
uyu munsi nyakubahwa perezida wa repubulika afatikanije n'ingabo ndetse na polisi y'u Rwanda mbega ubuyobozi bwose, ni ukuvuga ngo uhereye ku mudugudu, uhereye ku isibo, ukagera ku mudugudu, ukagera ku kagari, ukagera ku murenge, ukagera ku karere, dufite ubuyobozi bwiza. Bivuze ngo kugira ubuyobozi bwiza ni nacyo kizima kitumye we warokotse uhagarara neza. Nibyo koko uyu munsi bidukomeretsa birahari, n'abadukomeretsa barahari, ariko navuga ngo ihangane, ihangane, kuko igihe ni iki cyo kugira ngo ukomere. Dusomye iri jambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 9 ku murongo wa 27, aravuze ngo Yesaya nawe yavuze iby'Abisiraheli ati umubare w'abana ba Isiraheli naho waba nk'umusenyi wo ku nyanja, igice gito kizaba gisigaye nicyo kizarokoka. Naho byaba bimeze gute twararokotse, naho byaba bimeze gute tuzakomeza kurokoka, kuko dufite umubyeyi utwitayeho, uwo ni Imana, tukagira umubyeyi yaduhaye. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo we warokotse jenoside yakorewe abatutsi ukomere. Ngenda byibuka muri jenoside yakorewe abatutsi, njya nkunda kuvuga ngo nahabonyemo byinshi. Nabonye ubwicanyi bukomeye bw'indengakamere, aho umuntu yicaga umuntu atitaye ko yabasangiraga, atitaye ko baziranye, atitaye ko bavukanye bakinanye, atitaye ko bicaranye ku ntebe y'ishuri ngo bigane. Ni ukuvuga ngo iki gihe kibi cy'ubunyamaswa ni igihe Imana yagiye irokoreramo abana bayo. Uyu munsi rero bene reka mbasabe, we warokotse jenoside yakorewe abatutsi, ujye wibuka no guhimbaza Imana, kuko basi jya ugirana akanya uhumurike, umve yuko ibihe byabaye bitazongera. Ntabwo bizongera, ntabwo Imana izongera gutuma bibaho. Ubuyobozi bwacu ntabwo buzongera gutuma jenoside yongera kubaho, ahubwo uwo ari we wese azarushaho kugirirwa neza, kuko iyo uri imbere y'Imana ukaba uzi ko ufite ubuyobozi, ni ukuvuga ngo Imana ikaba yaraduhaye ababyeyi beza, abayobozi bacu b'igihugu, haba ari abayobozi ba gisirikare, haba ari ubuyobozi bwa polisi, ndetse n'ubuyobozi bwose butandukanye. Byanze bikunze urebye igihugu cyacu kirarinzwe. Iyo mbega urebye aho igihugu kigeze, wakwibaza ngo iki ni cya gihugu cyo muri Mata, cya kindi igihugu cyose cyari cyuzuye imiborogo, bari gutemagura ubwoko bumwe, Abatutsi. Uhita wibaza ukavuga ngo nyamara kurokoka nta muntu Imana itazarokora. Dusomye Mariko ibice 13 ku murongo wa 20, aravuze ngo iyaba Uwiteka Imana itagabanyije iyo minsi ntiyajyaga kuzarokoka umuntu n'umwe, ariko kubw'intore yatoranije mbega ni ukuvuga ngo iyaba atari Imana, iyi ntore Kristo, erega reka mbabwire ikintu bita urukundo rw'Imana, ikintu bita ububasha bw'Imana. Buriya abantu benshi bajya bibaza ngo igituma nkomera nuko nzi neza cyane ko Imana yandokoye. Ntabwo ari ikintu cyo kurata, ariko ni n'ikirato, kuko abo bose bashakaga ko dupfa ntabwo batubonye.
bivuze ngo iyi Mana yagiye irindira wowe unkurikiye, yakurindiye mu kantu gato, ikurokorera mu rwobo, ikurokorera ahantu hakomeye. Bivuze ngo si imbaraga z'umwana w'umuntu, ahubwo ni imbaraga z'Imana isumba byose. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona ibihe bikomeye, ariko humura, igihe kirageze ngo duhumurizanye, dufatane mu mugongo, dutahirize umugozi umwe, twubake igihugu cyacu, dufashanye, dufashe imfubyi n'abapfakazi, turenganura abarengana, ducire imfubyi urubanza. Igihe kirageze ngo we warokotse jenoside yakorewe abatutsi wiyunge n'abakwiciye, ubahe imbabazi. Ni iki Imana ivuga? Ni imbabazi. Nk'undi Imana ni urukundo. Bivuze ngo Imana iyo ari urukundo inadukangurira gukundana. Hari igihe cyabaye jye numva nanjye ubwanjye nzihorera, ko numvaga byanze bikunze bitewe n'ibimbayeho, nzihorera. Ariko nyakuri duhura n'ubuyobozi bwiza, dufatikanya no gukizwa no kwakira Yesu. Mpita numva cya kindi cyari umujinya ubundi nabagaho jye ntavuga, bitewe na jenoside nari narabonye, abicanyi barishe. Rero kubera kuba mu Masaka cyane no mu bihuru, nakunze kubona imirambo myinshi, barisha abantu bari barabaye inyamaswa. Nanjye ubwanjye bangezeho. Ndibuka igitero cyari kiyobowe na Jeanne, cyaraje kingezeho, kigiye bazamuye ubuhiri, bandi bazamuye imihoro, havamo umudamu umwe aravuga ati ako ni akayoka, ako kayoka ni mukihorere, n'ubundi aka kazipfusha, urabona ko karimo agapfa. Twagiye turokokera ahantu hakomeye. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo hari abishimiye ko hari abantu bamwe na bamwe bagifite imitima mibi. Abo nabo tuzabana nabo. We warokotse jenoside yakorewe abatutsi, navuga ngo humura. Dufite ubuyobozi butwitayeho, dufite imiryango idufasha, dufite zaduhozanye, dufite imiryango yitaye ku muntu wese warokotse jenoside cyangwa se wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Rero nugira ikibazo ntuzaheranwe n'agahinda. Dufite abantu batwangisha igihugu, kumva ngo umuntu n'ubundi ntacyo badufasha, ariko nyakuri dufite ubuyobozi bwiza butwitayeho. Kuba dufite Imana, twaramenye Imana, tukamenyana. Impamvu amadini agisenga, usanga abantu turirimbana muri korari, tukayisengana mu magurupe y'amasengesho, ni ubuyobozi bwiza. Iyaba tutarabonye ubuyobozi bwacu ngo buze bumareho ibyo bitaga amoko, ndagira ngo mbabwire ngo n'ubu niyo mpamvu bikwiriye yuko tutagira, mbega umunyarwanda wese agomba kumenya ko ugomba kurwanya ikintu bita gupfobya. Rwanya gupfobya, kuko jenoside yabayeho, kandi si ikintu. Jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, yarateguwe. Hari amashyaka yagiye menshi ategura ibi bintu. Hari ibyo bitaga za sederi, Premiahutu, Shoboye na za Bakambanda. Aya mashyaka yagiye abaho, aho za MDR power. Abantu n'amashyaka ni ibintu byagiye bibaho, bitegura abaho gutegura jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe. Hari amaradiyo za RTRM, habayeho ikangura, gukangurira abantu. Abahanzi bita babikindi baririmba indirimbo zikangurira abantu gukora jenoside yarimbuye imbaga y'abatutsi, barabica. Cyo gihe ndabyibuka jenoside iba,
hariho radiyo nyinshi zirirwa ziririmba ngo ni mutabare biki, hariho babikindi birirwaga bahimba indirimbo zikangurira abahutu kwica abatutsi, habayeho byinshi, amashyaka abaho za muvoma. Ni ukuvuga ngo rero reka tunashimire leta yacu, ni ukuri hari ibintu bimwe igenda ica imbaraga, ariko mbega hari udutsi kugenda ica. Tunanashimira inzego z'iperereza, kubera yuko uyu munsi njye naje gushimira ko iyo nkusubije amaso inyuma ngasanga ubwo twabaga twihishe abo bicanyi babaga bari mu masaka, izo nterahamwe zabaga ziri mu masaka zikubita ibigoma, zisa naho mbega n'urusaku rwinshi n'imihoro n'ibihosho, zirukanka zihiga umututsi aho ari hose. Ariko ni ukuri kw'Imana, reka mbabwize ukuri tugende kuri ijambo rivuze ngo iyaba umwami Imana itaragabanije iyo minsi ntajyaga kurokoka umuntu n'umwe. Iyaba Uwiteka ataratubereye maso, bantu mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, iyaba Uwiteka atari watubaye hafi, ibintu byose tuba twarashize, nta n'uwari kurokoka. Ariko iyi Mana yaduhaye inkotanyi, ziraza ziraturokora. Ndagira ngo mbabwire ngo habaye ibihe bibi ntibizongere kubaho. Uyu munsi turwanye abantu bose bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ko jenoside yarateguwe. Uyu munsi hari abari hanze bari gupfobya ko jenoside itateguwe. Jenoside yarateguwe kandi irakorwa, ishyirwa mu bikorwa. Muri Mata 1994 ubwo Habyarimana uwo bitaga Gisunzu yamaraga kuraswa indege irashwe, nibwo abicanyi bahise baza batangira kwica, barica, barasahura, batwika amazu, batoragura uwitwaga umututsi wese baramwica. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo wowe warokotse, uracyafite ibyiringiro, haracyari ubutabazi bw'Imana. Humura, Imana yakurinze muri Mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, nawe izakomeza kukurinda, izakomeza kukurokora, izakomeza kukujya imbere. Ku ijambo ry'Imana yavuze ngo nzakujya imbere, nzaringaniza hataringaniye. Nibyo koko turi guhura n'ubukene, kuko nibe n'abandi barataka bakabona ababyeyi baza kubahumuriza, ariko twe yaduhaye umubyeyi bita Perezida Nyakubahwa Kagame. Uyu munsi iduha ubuyobozi bw'inzego za leta, za gisirikare, ari nazo zihora zitumye aya mahoro ariho. Bivuze ngo baremera bakitanga muri byinshi, bakabasha kurwanya abo banzi b'igihugu, babumva bifuza ko jenoside yagaruka. Ariko uyu munsi Imana irushijeho kudukomeza. We rero warokotse, ndaguhumuriza, humura. Njyewe impamvu nkomera nkavuga ngo ntawe n'uwankomeretsa sinzakomere, nzihangana nshiriremo, ariko sinzereka ushaka kunkomeretsa ko nakomeretse. Ahubwo ningera mu cyumba nzajya ntakambira Imana, ko namenye neza ngo usenga Imana by'ukuri akayisenga ari mu kuri no mu mwuka, Imana iramutabara. Uyu munsi dufite byinshi tugomba kwigisha n'abana tubyara. Ntuzigisha abana ubyara ubugome. Hagiye habaho ikangurira ry'ababyeyi babi, bagiye bakangurira abana babo inzangano, bababwira abatutsi. N'ubu biragoye kuko hari ahantu hamwe namwe mu miryango imwe n'imwe yihishanye, yihishemo ibintu nk'ibi ngibi, ariko nyakuri tubarwanye twivuye inyuma. Kuko ubu uyu munsi igihugu cyacu kidukangurira ko turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko bumwe,
uri umwana w'Imana, uri umunyarwanda, ndi umunyarwanda, twese turi abanyarwanda. kiriya gihe impamvu habayeho ikangurira ndetse no kwereka abantu ko hari ubwoko bumwe burusha ubundi, ibyo byose ndibuka ko icyo gihe bigishaga ngo inkotanyi ngo ni inyenzi, ngo inyenzi inkotanyi. Umvaga bapfobya uwakaje, umwe waje akabohora igihugu, umwe waje agakuraho akabasha guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ndagira ngo mbabwire ngo bamwitaga inyenzi, ariko nyakuri nubwo bitwaga inyenzi wasangaga bahiga bavuga bati umuntu wese uhisha inyenzi nawe mu mwica. Ugasanga nyine habaye icyo kintu cyo guhora bereka abantu ko izo babitaga ngo ni inyenzi nyangarwanda. Ariko se ari interahamwe na FPR inkotanyi yaje ikabohora u Rwanda, abatutsi igahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nyamara reka mbabwire nabo bwabo bari batangiye gusubiranamo bitewe n'inda nini no kutanyurwa, imirurumba. Rero ndasaba bene data, mwebwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, dushyire hamwe, twunge ubumwe, dufatane urunana, tukurwanye uwo ari we wese ushobora kuzana kuba yapfobya jenoside, kuko jenoside yarateguwe ishyirwa mu bikorwa muri 70. Mbega nubwo hagiye habaho guhiga abatutsi no kubica saa 60 na kangahe, tujya twumva amateka saa 59 ko habayeho guhunga abatutsi bagahungira za Uganda n'ahandi. Nabwo icyo gihe uribuka ko mu mateka tujya twumva nuko nabwo icyo gihe habayeho iyo jenoside, usibye ko itari yitwa izina, kuko imbaga itari abicanyi batari babishyira mu bikorwa ngo bice miliyoni irenga. Ariko ntihashimwe Imana yaturokoye. We warokotse rero, dushyire hamwe turwanye abo bose bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Dusaba Imana yo mu ijuru dufashirize ubuyobozi bwacu, komeze ibereka abarokotse, ndetse tunashimira imiryango yagiye iboneka yubakiye abapfakazi, kuko igihe jenoside yahagararaga habaye ikintu gikomeye. Urumva abantu bari barasahuwe ibyabo, bamwe barabasenyeye amazu, haboneka imiryango y'abagira neza, habaho kunga ubumwe, habaho gusana ndetse no kubakira abacitse ku icumu ndetse n'abapfakazi. Kandi rero ni igikorwa cy'indashyikirwa buri munyarwanda uwo ari we wese ashobora gushimira Imana, tukanashimira ubuyobozi, tukanashimira ndetse tugahashya abo bose bari hanze bari kuvuga ibyo mbega hari abantu bariyo bari kwigisha abantu ibitari byo, bapfobya. Nyakuri buriya ibintu byose bitangira neza bikazasoza nabi, cyangwa se bigatangira nabi bigasoza neza. Uyu munsi kuba dufite FPR inkotanyi, tukaba dufite igihugu cyacu cy'abanyarwanda, tumva tubishimira Imana. Gusenga kwacu dusenga kuko hariho amahoro. Kiriya gihe murabyibuka ko hagiye hapfa abantu benshi, abapadiri barishe, bica abo bari bayoboye, pasiteri bamwe b'intera hamwe bica abatutsi, barabica, babicira mu nsengero. Rero bivuga ngo ibi bihe mpamvu uzasanga dufite gusenga, tugasenga nuko dufite ubuyobozi bwiza, mpamvu gisanga abanyamwuka bahanura, usanga ababwiriza butumwa babwiriza, usanga abantu batukanira ku ma YouTube, nuko nyine amahoro ariho. Ariko nyakuri twibuke n'umuco, basi tugendere no mu muco. Ubundi nkwiriye kuba umunyarwanda. Shemwe navuze akantu
ndi kuvuga dukwiriye kwigira uyu munsi. Noneho wumva abantu batangiye kuvuga ngo wowe wigize iki, ngo wishatsemo ibisubizo iki, ariko dukwiye kutanapfobya, kuko kuba Karosi yari imfubyi idafite umwitayeho, uyu munsi nkaba mbyaye inshuro 3, nkaba nubatse urugo, nkaba nkomeje wenda nkaba mbona ubwo bufaranga bwo kwishyura inzu muri Kimisagara, none se mbure kuvuga ngo narigize, nubwo naba naragizwe n'abagira neza bakaba barafashije kugira ngo ntangire ubu buzima, ariko nkomeje n'ubundi urugendo, ndacyari mu rugendo. Kuko perezida wa repubulika arahagaze aravuga ngo mukwiye kwishakamo ibisubizo. Gushakamo ibisubizo rero ntibivuze gupfobya, oya, bivuze gushaka igisubizo kuri nge, ku bana Imana yampaye, nkabigisha uburyo igihugu cyacu ari cyiza, nkabakangurira nkanabereka uburyo Genocide yabaye n'abayikoze nawe yaturutse, kugira ngo aba bana nabo bazakure barwanya abo bose bashaka kubinjizamo imico mibi yatuma nabo bakura hari abo bishyizemo. Dukwiye kwigishanya amahoro. Mubyeyi ukigisha umwana wawe ko ni ukuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Dukwiye kwigira ku mateka, dukwiye kwiga Genocide, uburyo yateguwe, uburyo interahamwe zagiye zikica abantu, zigategura intwaro zitandukanye, ko hateguwe intwaro hari za gakondo ndetse n'izindi z'imbunda. Ntabizi ko bagiye abo mu ntuze mu makomine no mu masegiteri bagendaga bashaka uburyo ki bahabo ababicanyi. Hari abo bagiye baha amagerenade, hari abo bagiye baha imbunda, ari nabo bagiye baha amahiri, bitaga za ntamongano. Ariko turashimira Yesu n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu bwa gisirikare ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu, kuko mwakuye mbega mwagiye murwanya ibi byose. Ibi bikoresho byagiye bikoreshwa muri Mata 1994 muri iyi Genocide, byarateguwe, byategure mu makomine, mu masegiteri, biragenda biraza bitikisa umubare munini, byica Abatutsi. Abatutsi baricwa, hariho buri wese arabizi byabaye, wari mukuru, wari ufite ubwenge. Dukwiye kurwana rero ku buryo bitazongera, ukareba uwo wese ufite ingengabitekerezo ukamutanga mbere y'uko agira abo yangiza. Kandi muri iki gihe turimo cyo kwibuka, birasaba ko ari uwishe cyangwa se uwiciwe, twese duhura tukaganira, tukibukiranya ibihe bibi twaciyemo, tugashaka uburenganzira, tukabasha kuvuga ngo ntibizongera, tukavuga ngo ntibizongere, tugakangura abana bacu kugira ngo bazarwanye uwo ari wese ufite ingengabitekerezo ishobora kudusubiza mu mateka nk'ayo twavuyemo. Rero ntabwo isi yose muri iki gihe irimo iribuka abantu bazize Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Birasaba rero ko uyu munsi twigishanya, tukabasha gufata abafite imbuga nkoranyambaga, mukagira ikintu kimwe, tugahuriza mu kwigishanya kugira ngo abantu twishakemo ibisubizo, mugahumuriza abo bose bagiye bahura n'ingaruka za Genocide yakorewe Abatutsi, mbega mukabahusura, mukabakora ubuvugizi, ndetse abafite abashoboye bakabasura bakabasha kubafasha mu buryo bw'imibereho. Iyo tugeze muri iki gihe abahihungabana, nanjye ubwanjye nihereyeho, ushize mperutse koherereza madamu ifoto ya famiye, ndamubwira nti aba bose iyo data haba, iyo mama, iyo imiryango ihaba, ubusimba afite akagahinda, ubu nibwo nibutse yuko ndi imfubyi. Icyo gihe
byari bibabaje, nari nicaye ntekereza byinshi. Rero reka mbabwire, basi ntunkomeretse muri ibi bihe, mbabarira nanjye nkubabarire, twambuke tujye imbere. Uwo ari we wese yaba yarabonye ibyabaye, kuko umuntu unabyirenza niwe ukora ibinyuranye, niwe ushaka gupfobya, ni nawe ushaka gukangurira abantu kuzasubira muri ibi bihe. Ariko turwanya abo bose, haba ari mu bubari, haba ari mu masoko, twumva abo bose bafite ingengabitekerezo ya jenoside, tubashyikirize inzego zibishinzwe, aba bantu babibazwe. Kuko nababwiye ko iyi jenoside yarateguwe, abayiteguye bari barabipanze, byagiye bikangurirwa, baratoza, habayeho gutoza abo bicanyi babo, izo nterahamwe zaratojwe, zigishwa kwica. Ariko ubu turashimira leta yacu y'u Rwanda ko itwigisha kuba intore, ikatwigisha ko intore iyo ari yo yose itaganya, ahubwo yishakamo igisubizo. Ibi rero iyo tubivuze bamwe bapfobya, usanga yanditse mu makomanteri, wigejeje kuki, ese uri hehe, we ntufashwa. Ugasanga nyine arashaka uburyo ki ashaka kugupfobya, ariko sinabyiza gupfobya umuntu mu gihe cye. Jewe Karosi nimvuga ngo nararokotse impfu, narokotse jenoside, njyewe ibitero byanjye zari byinshi. Ariko kubera akangaka bantu njya kumva ngo reba uko kameze nk'akatarya, n'ubundi karabura izuba rimwe. Ariko ukungana mu byatumye ndokokana, ukungana nabyo byarandokoye, kuko wajyaga kunyica wese angiriraga imbabazi. Rero ibi tujye tubivuga, basi abantu munabimenye. Njye Karosi nararokotse, ndokoka imihoro, ndokoka amacumu. Ndabyibuka ari umugabo witwaga Mihinderesi, abantu b'igisanze baramuzi. Uyu mugabo yitwaga Mihinderesi. Uwo Mihinderesi umva yisha abantu mu buryo bukomeye. Uwo Mihinderesi yaraje akaraga icumu, ararikaraga agiye kuri intera, ndangije agiye kurirekura. Uwo mugabo bitaga Kwande, bari baramuteraguye ibyuma, arasohoka ati nimuhava ko uwo ni uwacu. Ndokoka gutyo. Yari agiye kurirekura, ararimo arivugira arikaraga, bari bamavuye kwica umuryango umwe, baje bahanaguza amaraso ku myenda yabo. Habaye ubunyamaswa. Ino jenoside yabaye, ino jenoside yateguwe